Kongere tubaramutse mwese abadukurikira ku Mata TV, ni Peter muvugana nkuko musanzwe mumenyereye hano ku Mata TV. Ubwo rero nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe tumenyeranye, ubu turi kumwe nawe yanibwira. Mukomere cyane. Muje nibisanzwe ni Sibomana Sylvestre, turaje mu kiganiro cyacu cyasobanukirwa episode ya 2. Okay. Murakoze cyane. Tugeze kuri sobanukirwa episode ya 2. Habayeho sobanukirwa episode ya 1. Harya sobanukirwa episode ya 1 yavugaga iki? Watwibutsa? Murakoze. Episode ya 1 muri sobanukirwa yaratubazaga ngo yari nk'ikiganiro mpaka. Yaratubazaga ngo ese ni ukubera iki urubyiruko rwo mu ngo zitifashije cyane, mu ngo zitifashije mu buryo bugaragara, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo zifashije ku buryo zabuze uko zibaho, ntabwo zifashije mu buryo bugaragara, zishinga ingo zabo bakaramata. Kubera iki? Noneho tubaza ngo ese kuki urubyiruko rukomoka mu ngo zifashije, bigaragara ko zifashije, ntacyo zibuze muri make, iby'ingenzi bizibona iyo bagiye gushinga ingo, bigaragara ko zitaramba cyane bamwe na bamwe. Ni iyihe mpamvu? Iyo niyo kiganiro cyacu mpaka Iyo sangamatsiko ubwo bari kwiyumva neza. Hari urubyiruko rukomoka mu miryango itifashije, bigaragara itifashije, yego bigaragara. Ubu ni ukuvuga mu yandi magambo badafite ubushobozi bwose, badafite ubushobozi buhagije, bafite ubushobozi buciriritse. Okay. Buri muri mwayene mu cyeragati. Wenda ntibakize, batunzwe no gukora byoroheje, mbese nta bintu bikomeye. Mu magambo make ni uguca ishuri. Abatunzwe no guca ishuri ubwo nibo muri ya miryango ikennye. Hakaba n'urundi rubyiruko rukomoka mu miryango yishoboye. Ubwo yishoboye ni ukuvuga ni hahandi usanga ikintu cyose bakeneye bakibona bitagoranye kikaboneka. Umwana ntiyifuze, umwana nk'abandi bo mu mbyeyi cyangwa babandi bita mu gikoma cyabo, niko njya numva bavuga. Mugabo abo bantu ngo hari abashinga ingo zikarama, hari n'abazishinga ntizirambe. Bamwe muri bo, yego, bamwe muri bo ubwo ngubwo ni abafite, hari abafite ubushobozi bukeya n'abafite bwinshi. Abo zikunda kuramba ni abafite ubushobozi bukeya. Twarabajije rero tuti mwumva impamvu ari iyi? Ku Mata TV rero twanyujije amaso mu bitekerezo mwagiye muduha, twararebye turakurikirana tuza kureba ibitekerezo bimwe na rimwe, nkaba nari kugira ngo uyu munsi nyine twe turebe ibyo mwagiye muduha, natwe tubishyireho ubusesenguzi, hasigaye natwe mbese dufate umwanzuro. Ubwo rero muri make sinzi niba hari comment waba ufite aho ngaho, ko wenda watubwira comment wenda baba barashyizeho waba warabonye. Hano mfite comment uwo bita Auguste yaravuze ngo impamvu ngo ingo zo bantu ngo bigaragara ko bifite zitaramba, habamo kuvuga ngo ese wazanye iki hajya wowe ko njyewe bimeze biti. Ubwo se iyo abantu bose bifashije, harabaza undi ngo wazanye iki, kandi barahuye bose bifashije. Tiwe wenda wazanye dukinyenzana byinshi. Ubwo baba yarabo ngo ebyiri, umukene udashobotse udakenye cyane yagiye mu rugo rwishoboye, yego, yajya kuvanayo bati wazanye iki. Nubwo byaba cyangwa umuhungu bitumye nibuka akantu ko hari umuntu uherutse guhura yagiranye ikibazo n'uwo babanaga, arambwira ati rero ubu ngubu baranyirukanye ngo kubera ubushobozi bukeya. Naragiye ngezeyo barambwira bati ibi bintu mfite ibyo byari bihaye bibaye bikeya, bati we wazanye ibiki.
bikeya. aturebye inzu nubatse Subira iwanyu. ati n'ibintu Subira iwanyu ujye kugira ikintu uzana. Ubu aracyari iwabo. Ategereje ko yongera kugira icyo abona agasubira hehe ku rugo rwe. Ubwo rero biranditse binyibutsa ako kantu kuko birashoboka ko abantu ako kantu bashobora kujyamo. Ubwo rero nanjye hano mpafite komenti. Hari umuntu wayanditse witwa Jean Marie Vianney Iradukunda. Uwo yaranditse ati ngo baba bahazi. Umurengo. Hano umurengo ni umurengo. Okay. Ubwo rero no kuvuga ngo ahari we byashatse kuvuga kuri bande bafite ubushobozi ngo baba bahazi. Babandi bose baba bafite ubushobozi. Yego. Harya ngo niba hari umugani uvuga ngo umurengo usiga inzara. Harya nturihora? Uriho. Ubwo rero hari ni muri uwo mujyo. Ni muri uwo mujyo hari ndashatse kwerekezamo. Wenda iyo abantu bahaze rimwe na rimwe bashobora kugira gute kurengwa, umwe agatangira gusesa undi agasesa, kwihangana bikanga, nuko nyine ugasanga ibintu bibaye ibibazo. Burya iyo umurengo uhari impamvu inganuro bakavuga ati njyewe ari kuramuga wo nkanisha njyewe ndakazi njye mfite amafaranga, ni gute wowe uza kumvuga wari kunisha ubundi wabuze iki? Njyewe ntukanyinishe ngenda akazi. Tinata nkugurisha. Nahita ngiye kugurisha. Wamureba ukabusiza inzara. Ubwo rero wadukomereza niba ari comment wagira aho ngaho nayo ukayidusomera. Indi comment ni umuntu bita Venuste. Yego. Venuste yavuze ngo impamvu ngabo bantu ngo zikennye bitari cyane ngo zinambane ngo ni ukubera ko ngo bihanganirana ngo barihanganirana ngo noneho ngo ikibazo cyaba ngo ntibitane ba mwana bakamenya ko ibibazo bije mu rugo bagomba guhuriza hamwe. Urumva ko uyu muntu anyibukije akantu. Iyo mu rugo inzara yaje hari ukuntu kera nyine umubyeyi abyaraga abana benshi, ibyo byabura mu rugo za divorce ntabwo z'abagabo, yajyaga gushaka undi mugore cyangwa se atashobora gushaka undi mugore bitewe n'ubukene afite akajya guhakwa. Icyo atabikora rero yabona mu rugo abana bamaze kuba benshi, uzi ko babyaraga 8, 10, 12, akaba atiyo kujya njye ngwana n'abana rero kamarike mbasiga mu rugo ari n'abana bato pe kasiga mu rugo umubyeyi agasigara kukuza umugabo yakomeye mu rugo ngo byarakunze akaza mu rugo umugabo yaje. Urumva ko aha nta kwihangana kwabo, ariko kuri ubu ngubu iyo bihanganiranye ngo birakomeza ngo bigahita. Urumva ko ngo bazi kwihanganirana ngo abantu impamvu ingo zabo ngo ziramba ngo bamwe ngo barihangana bakamenya ikibazo bafite. Ko hano hari umugani ngamwe bavuga ngo abasangiye gusabikana ibisambo ubwo wo ntara aho wabuhurira n'insanganyamatsiko ariko wenda hari igihe usanga ari n'umugani wa kera wenda utagikoreshwa cyangwa utakijyanye n'igihe nabyo. Hari imigani yagiye natakaza igihe ubu ngubu itagikoreshwa. Ubu ngubu kandi se urumva nyine hari imigani bakavuga ngo amafuti ngo y'umugabo oya ibyo twarabyanze. Nuko rero ni nk'iyo migani yo kugenda tugenda tujugunya hirya no hino. Niyo vizo tugeze. Twakomeza rero hano mfite indi comment y'umuntu bita Iradukunda Ephraim. We hano yaravuze ngo abo mu ngo zifashije akenshi baba badafite uburere buhagije. Yanigera abantu bakomoka mu ngo zifashije ngo baba badafite uburere buhagije. Rero byaba ari byo niba byaba ari nibyo, ariko ni kuri bamwe ntabwo bose. Kuri bamwe ntabwo bakwibaza ngo kubera icyo baba badafite uburere buhagije. Impamvu irahari. Niba papa wawe ari delegiteri ari ibonaka na mama wawe akaba ari mwarimu ibonaka, ngo
wavuga ngo uwo mwana bakaba baramusigiye umukozi mu rugo umva se nakora yigenga birashoboka kuvuga ko hari igihe umwana abura uburere bw'ababyeyi ahubwo wenda bitewe na bizinesi ababyeyi babamo. Hari ababyeyi nzi umubyeyi aragenda agakubita nk'ukwezi ataragera mu rugo ari muri bizinesi, umumama nawe arajya mu nama za buri gihe akagenda akamara ibyumweru bibiri cyangwa akamara icyumweru, umwana arabana n'umukozi gusa. Umukozi ibyo bamusigiye byo kurya ntawamenya niba umukozi arabimuhaye niba atarabimuhaye ntibabizi. Umukozi ni nkaho ariwe yita umubyeyi, uburere yamuhaye umukozi ni ubwo ngubwo. Icyo gihe rero wa mugani nabyo byaba ingaruka kuba atabana n'umubyeyi we akenshi ngo amuhereze uburere, amwereke ati iki ni kibi, amwereke indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda, abimutoze hakiri kare. igitsure cy'ababyeyi amenye situwasiyo bamubwiyemo niba bamuhereze amateka y'ubuzima bwabo bagiye babamo. Noneho nawe nyine wa mwana nawe agere gute yisangishe n'uwo mubyeyi ati umubyeyi wanjye yahuye n'ibi nanjye ngomba kwisangisha kwigira nawe. aho urubuga ko hari n'ikindi kiba cyiyongeyeho biba bivuze ngo nubwo agiye gushinga urugo amakuru yuzuye aba afite, amakuru aba afite yuzuye nayo agiye ashaka ariko bwa burere bwa nyabwo bw'ababyeyi ashobora kuba bagiye babana neza ariko badahora cyane ngo umwana abibone bikaba intandaro. ubwo urumva icyo yari ashaka kuvuga buriya bigaragaza kumvikana twakomeza ariko ndabona ibitekerezo neza komenti ni nyinshi cyane, komenti ni nyinshi cyane ariko menya hari bitewe n'umwanya tuba dufite n'uwo tuba dushaka guha abafana kugira ngo wenda batarambirwa kugira ngo mbese birangire neza bakiri muri mudu. Ndatekereza ibitekerezo bimwe tuba tubisoma n'ikindi gihe cyangwa se no ku zindi nsanganyamatsiko zitandukanye, tuba tugira n'igihe cyo kubaganiriza, tubashyirireho urwenya, tubashyirireho urubuga rw'imikino, amakuru y'imikino, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero kugira ngo turambire n'abafana bacu mukomeze hasi aho hasi mushyireho comment, ariko kandi mwibuke gukora share, subscribe ndetse mushyireho na like kuri izo video zacu, kandi iyi channel yacu ni yanyu, ni mbese muyisapotinge kandi turabakunda. Ubu rero ndakeka hari twakanze ni twanzure gute se? hari icyo mbona uraza kwanzura umwanzuro ni umuhaye. hari icyo mbona yego dukurikije ibitekerezo bya bano bantu ibyo bagiye batanga byose ahanini nibyo, ariko ku mpande zombi ntabwo twagakwiye gupfa gusa. Impamvu dupfa gusa ni uko tuba tutazi umuhamagaro twinjiyemo. burya no gushinga urugo twese ntabwo twumvisha ko ari umuhamagaro. Twumvisha ko ari umuhamagaro twahita dutekereza ku bantu twiga gute tubazwaho, tukagira n'icyo tubaha. Impamvu izi divorce zikunda kubaho kubana kubamo guke uzacunge neza. Iyo abantu batubahana rimwe na rimwe barabipfa, kandi burya kubahana ni ubutwari, ariko ubwo butwari bukabona umuntu ugize gute neza cyane uzi kwihangana. Kwihangana rero ubwo butwari ntabwo bavuga utihangana kuko ibibazo biba mu rugo ni byinshi. Kwihangana ni kuko ingenzi kuri zino ngo zikunda kugaragaramo divorce. Ariko nanone ikindi hari n'izindi ngeso ziba ziri mu rugo muri ya myitwarire bagira usanga nayo atari myiza. Impamvu urugero guhishanya, iyo abantu bahishanye bakavumburana ibintu biragenda bigakomera pe. Ariko icy'ingenzi ujya kubwizanya ukuri ku mugabo wawe, ku mugore wawe, numva nta kabuza, nta kibazo kirimo. niyo waba nta n'icyaha Imana itababarira nawe ubwawe, nta n'icyaha umugore atakubabarira yari umuntu akwibwira icyaha cye akaruza akubwira ati sheri nakoze iki rwose umutima uri kunkomanga nakoze ndabikoze rwose mbabarira ntabwo wamenya imbabazi. oya pe niyo ya kamere yawe gake ntabwo babara kufata shwe
ariko nyamara nyuma yaho ni ubuzima itegeko gihe aratekereza ati koko nibyo watinyutse kuza kumbwira icyaha yakoze muri make rero gusaba imbabazi kuri buri ruhande biragorana aho byashobotse bicamo aha tujya no kuri ziriya ngo rero zitishoboye bihagije iriya turufu iyi turufu tuvuze akenshi niyo baturusha kubera ko kwihanganira barayiturusha impamvu bayiturusha babona ko n'ubundi nta handi bahitamo yandi none se mbigenze reka ndenzeho nta kundi nariyemeje ariko hari n'igihe kigera bikagenda bihindagurika ugasanga ubuzima burakomeje yego ariko nanone hari n'igihe noneho ikindi kiyongeraho bashyira mu gaciro ibyo bakoze abizi n'ibintu byakuvunye kugira ngo ubipfushe ubusa wongere ubone ibindi nibwo ujya n'ibintu nabyo birashukana bifite byinshi ukurikije uko wabibonye mu buryo budakakaye nabyo biragushuka cyane ko harimo n'ababona byinshi bikabarenga nabwo bakarenga nabwo muri babandi bakeneye nabwo bikagira gutya ariko uko ibintu biba byagiye ubibona bakajya kujya uriha agaciro ukurikije abo mubanye kuko ntabwo ibintu biruta abantu nibyo kuri nibo ibiganiro byacu nagahoraho ku Mata TV kandi dukomeje kubashimira mu byo mukomeza kudukurikira ku Mata TV ubwo rero kuyavuga siko kuyamara n'umunyarwanda yarabivuze bahora tubagezaho ibiganiro bitandukanye byinshi kandi tuzatugera tubamo inama zubaka za buri munsi ubwo rero uyu munsi ndumva twaba dushoreje ahangaha kugira ngo n'ubundi ibiganiro byacu bizakomeze mukomeze mwebwe mudukorere share comment subscribe and like kugira ngo neza mudutere inkunga yo gukomeza kandi rwose turabakunda ibyacu nagakomeza ubwo rero ndateka twasezera ku bavandimwe bacu ubundi ibiganiro tukazabikomeza ubutaha ahasigaye turabakunda ciao ciao Imana ibane namwe mu byo mukora byose murakoze